So guys, buri muntu wese afite inzozi ariko kuzikabya niho bitandukanira. Buri muntu wese yakiri umwana yumva azaba umukire, abayumva azagira ku bintu bihambaye. Abenshi bamumva bazaba abakire ku rwego rwo hejuru, ariko uyu nguyu we yabigizeho kubera Imana yamuhaye. Na wundi ni umwana yavutse nk'abandi, avukira amezi 9, avukira mu muryango udakiza cyane ariko nanone udakennye cyane, yitwa Neymar Junior. Uyu nguyu nyuma yo kurota yumva azaba umukire, nyuma yo gukura yumva azaba ingagari, Imana nayo yarabimurebeye maze iza kuba ibimugezaho biciye mu mpano ye afite yo gukina umupira. Yitwa Neymar. Usibye kuba afite igikundiro, usibye kuba akundwa n'abakobwa, usibye kuba ari umusitari, usibye kuba ari umuhanzi, usibye kuba ari umukinnyi wa filimi, usibye kuba yarakiniye amakipe akomeye cyane mu isi, usibye kuba yarakiniye FC Barcelona, usibye kuba yarakiniye ikipe ye Santos, ariyo kipe yaje kuba akuriramo ndetse n'ubungu bakaba yakinira, usibye kuba yarakiniye Paris Saint-Germain, usibye kuba yarakiniye Hilal, usibye kuba yarakiniye ikipe y'igihugu ya Brazil, usibye kuba yaratsindiye ikipe y'igihugu ya Brazil ibitego byinshi, usibye kuba ari we mukinnyi wagiye ucuduhigo twinshi dutandukanye, usibye kuba ari we mukinnyi wakinanye na Lionel Messi mu makipe abiri atandukanye ndetse ari inshuti magara. Yitwa Neymar Junior. Muri uyu mwaka wa 2025, umwaka ushize, nibwo ikinyamakuru kigenzura cyangwa se cyandika ku bakinnyi kizwi nka Goal.com cyaje kuba cyandika ko bita Neymar Junior yaje kuba umutungo we wose ubazwe waje kuba ubarirwa muri miliyoni 350 z'amadolari, akaba ari we mutungo we mbumbe yabarwaga kugeza mu mwaka wa 2025. Ayo mafaranga yakuye hehe? Ayo mafaranga yakuye mu kwamamaza, ariko afite kampani nyinshi zitandukanye yasinyanye nazo zigenda yamamariza. Ayo mafaranga kandi yakuye kugurisha imyenda cyangwa se jezi y'amakipe yagiye akinira. Ayo mafaranga kandi yagiye ayakura no mu zindi business agiye afite. Niyo mpamvu mu masaha makenya ashize yitwa Neymar Junior de Santos aje kuba agiye ku rubuga rwa Instagram maze aza kuba yandika amagambo akomeye. Yaje kuba yandika amagambo agira ati, nahoze mfite inzozi, byari inzozi zanjye, nifuzaga ko umunsi umwe nzaba mfite indege yanjye bwite private jet, mfite imodoka zidasanzwe zigenda zingaragiye, nifuzaga yuko nzaba mbayeho nk'umukire ku buryo aho nzajya nifuza kugera mu isi bitazajya bimenda cyangwa se ngo bingore. Nibyo yaje kuba yerekana rero ku rubuga rwa Instagram, aje kuba yerekana indege karabutaka. Iyi ngiyi irazwi cyane, nagara abantu benshi bafite. Aje kuba yerekana mu mbuga ye paritse imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa mbere zihenze mu isi. Ifoto nziza rero iryoheye amaso kwireba, ifoto igaragaraho indege ebyiri, imodoka mo hagati, Neymar yicaye hejuru yayo ari gufata agaselfie, bigaragara yuko yaryohewe n'ubuzima. So usibye bita Neymar rero hari ibindi byamamare muri football bya mbere mu isi nabyo bifite ama private jet, bifite amamodoka ahenze. Uwo ku mwanya wundi yitwa Cristiano Ronaldo cyangwa se umwite CR7, nawe afite private jet ihenze, afite amamodoka ahenze, yitwa 001 nkuko ibabici bamwita. Na wundi yitwa Lionel Messi, nawe afite ama private jet, afite amamodoka ahenze. Uwo bita Neymar nawe rero yose yiyongeraho, tutavanyemo ndetse n'ibindi byamamare nabyo bisanzwe bifite izi ndege mu mupira w'amaguru, ariko ari byinshi. Ukasa kumva ngo bita Neymar Junior yaguze ino modoka ndetse n'indege bihenze, ukagira ngo umukinnyi wese wa football wabasha kubyigurira. Ndagira ngo umenyeshe ko bita Neymar byagaragajwe yuko byibuza izi ndege ndetse n'imodoka bihagaze asaga miliyoni 50 z'amayero. Ni amafaranga menshi, ni amafaranga atari umuntu wese wabasha kuyatunga. Usibye no kuba yagura imodoka cyangwa se indege, hari n'abantu benshi muri iyi si byamamare batari babasha gutunga ayo mafaranga basi nk'umusingi cyangwa se nk'umutungo wabo bwite cyangwa se nk'ibintu bafite bibabaruyeho ku byo biza kuba bigera muri miliyoni 50 z'amayero. Najya nkwibutse ko kandi nkuko byagaragaye nko twabivuze byose, umutungo wa Neymar wari uhagaze miliyoni 350 z'amayero mu mwaka ushize. Ubu tuvugana asigaranya hafi umutungo ubarirwa muri miliyoni 300 z'amadolari, kubivuze yuko izi ndege ndetse n'imodoka ari bimwe mu bintu bimuhenze cyane. So ushaka kwibaza ati se umundi Neymar Junior de Santos
aya mafaranga yose yayakuye mu mupira w'amaguru ntago waba ugiye kure y'ukuri, nibyo rwose, kuko nta handi hantu yigeze asarura usibye kuyavana mu mupira w'amaguru, mu gikundiro ndetse no kwamamariza amakampani aba yamutumye kugira ngo agende abamamariza. Abakoresha rero imbuga nkoranyambaga bati umusore wa mbere ku isi urgiraha, umusore wa mbere ku isi uzi kwinezeza, umusore wa mbere ku isi uzi kwishimira ibyo yagezeho, na wundi bamwita Neymar. Bigaragaye yuko ari mwe mu bantu rwose ku myaka ye 33 yonyine y'amavuko afite umwana umwe w'umukobwa, afite kandi ibindi bintu byinshi yagiye ageraho muri kariyeri ya football, dore yuko afite mu cyo bita ngo ni all of time cyangwa se umukinnyi w'ibihe byose watsinze ibitego byinshi mu mupira w'amaguru w'abagabo, ndavuga muri Amerika y'Epfo, ndetse aza kuba ari na all of time top assist provide muri international football, ndetse mu ibyo byose bikoze mu myaka 2 aza kuba ari na all of the time muri UEFA Champions League, ndetse aza kuba ari na all of the time w'ikipe cy'uka Brazil, ubwo ndavuga mu gutsinda ibitego. So ngayo nguko rero ikimana kuvuzeho naho kijya, ibyifuzo yakuranye, inzozi yakuranye zose zabaye mamo, ariko byose yabikesheje gukora cyane, yabikesheje kariyeri ya football na sprint yari afite. Yitwa Neymar da Silva Santos Junior, n'umunya Brazil ukina football. Ngayo nguko rero nahana Imana itagukura. Wowe nimba ukundi byo nkora, kura subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification cyangwa se ujye ubasha kubona ibyo ganiro ngenda ngukorera umunsi ku munsi. Kora like, kora comment. I love you my people.